Bido warize wahogoye wagira ngo wari uri gutera iseseme hano. Si ubwiye ufata ukarira wumva nta soni ufite gitsina. Ni ibiki mwabwiye Pisi byatumye ndakarira bigeze hariya koko? Bazajya ukamubaza. Ntabwo uri inshuti ye. Hari umuntu ukurusha kuvugana nawe muri ino nzu. Ese nino niki nabakoreye koko kugeza aho mu nyanga mukanteranya n'inshuti zanjye? Kuba uri hano byonyine. Ibyo gusa. Muba mugira ngo njye handi koko kahangaha hariho mu rugo nzi hariho nakuriye, muba mugira ngo njye handi ntazi. Mva ejo bundi tukubaza watubwiye ko wabanaga na so na nyoko. So basange. Yego ko niko nababwiye, ariko ubu nanjye ntabwo nzi aho baba pe. Kandi icyo kintu wibuka? Si muba mugira ngo njyewe ko ari mwe bavandimwe mfite, akaba ari mwe twakuranye, muba mugira ngo mvangange. Igihe twakubwiriye ko abavandimwe bawe uzajya ujya kubita kiriya gihe twagutoraguyemo ntango wumva? Tuzabivuga inshuro zingahe? Mvuga impangiro udushya pe. Buriya nka biriya bintu wabitekereje ute? Nanjye ntumbaze, gusa nyine namaze kubaza kari agakobwa nkabajije amakuru yako mbona nta makuru kari kuduha. Mana yanjye we biranshanga, sinzi Imana ahantu yaturutse mbone mu rudure pesera mu nzu. Niho nahise ntekereza birya by'inda, nawe umbereye imfura ati intebe z'iwawe. Ukagira ngo intebe z'iwawe, ukagira ngo ndabizi ko banazifite. Umva asundi Nora, hagati aho ubundi ko byakunaniye gukubita Tina, iyo ureka Pisi akamudukubitira. Umva reka nkubwire byari kubaho pe, ariko ntabwo uzi ikintu twakoze. Kumureka kuriya bazagenda n'undi bashwane nande na Pisi, kandi Pisi njye ndakeka ko ashobora kuba afite amakuru menshi ahagije kuri Tina. Pisi nagaruka kutwiyungaho azatubwira amakuru yose, niyo mpamvu uranabikoze. Aha cyakoze aho ngaho byo twarawubaze. Umva uyu munsi se soze sikaribwo mfite gahunda yo kujya guhura nawe muteke. Kandi itunganye ingenda. Narinzi ko tugiye kujyana ku murenge. None se aha kugiye kwitunganya kareze? Yes, ngomba kwitunganya kare kuko biraza kubanza kumfata umwanya wa makeup, guhitamo imyenda ndi bwambare. Umva urumva washyushye. Okay, nanjye nyine ngiye kugenda no kwikozayo gusa ndahita ngaruka. Nishimiye guhura nawe Nino. nanjye nishimiye guhura nawe. Sha mbabarire natinzeho gakeya, nabanje kujyana imodoka mu Kinamba, ngezeyo mbona abanamba bari gutinda kuyoza, ariko nahise mfata umwanzuro wo gufata akamoto kugira ngo nze ngurebe. Cyangwa nuko wubahirije gahunda ikaza. Ariko niwe wambaye neza. Hagati aho nawe wambaye neza. Oya, mugakopera ariko. Anyway, wari umeze neza ariko. Meze neza hose. Gusa nareka kumera neza gute kandi ndi kumwe n'umukobwa mwiza nkawe. Murakoze nimba ariko bimeze. Uko tubibona. Ahubwo hahirwa umusore watsindiye umutima wawe. Agahirwa atese kandi nawe ahari. Ushatse kumbwira kuri singa? Yeah. Sorry pe. Sha, ngemerutse gutya kunyarukira hano hirya mu bihugu by'abaturanyi, ngenda na bwishiri wanjye, umva yarandakariye ku rwego rwo hejuru, turatongana tugera naho dushwana. Ubwo se nicyo mwapfuye gusa? Oya, ntabwo ubizi iby'abantu bakundana. Umva abagira ngo ni umusazi, wumve ko hari n'umunsi namuteguriye anniversaire ye surprise, navuga ni reka mutungure mite mwamikiramo impeta ya fiançailles, ariko byaramubabaje ku rwego rwo hejuru,
kuva icyo gihe ntabwo ndongera kumuvugisha, nawe ntabwo arongera kumvugisha. gusa ibyo wabipfa n'umuntu koko. Ahubwo twagumye kuvuga byinshi tuve mu nkuru za ex wanjye, ahubwo twivugira ibyacu. Imbuga nkoranyambaga rero ubwo ziba ziraduhuje gutya tu. Namaze imyaka myinshi nkoresha Facebook, ariko ni ubwa mbere mpuye n'umuntu kubera yo. Ubwo bivuze ko ndi umunyamahirwe. Biteze guhindutse. Nino, ndabona tutagiye kumarana igihe kinini. Bambwiye ko hari ibintu natumije hanze bihageze, kandi ntabwo bashobora kwinjira mu iduka nabisinyiye ko byahageze. Kandi nifuzaga kumarana nawe umwanya igihe kinini kabisa. Nta kibazo rega, cyangombwa ni akazi. Uraho nona amakuru se shani meza nta kibazo iminsi myinshi yego pe yego kuko wakuze cyane se shani nyine narakuze nawe wabaye mwiza oya ntabwo ari cyane amakuru y'iminsi se amakuru ni meza nta kibazo yego mana shani nishimiye guhura nawe hari abanyeshuri se basi mujya muvugana njye nataye telefone nta n'umwe nkigira nimero pe shani nanjye ntabwo mbaheruka ariko ubushize nahuye na Karoli ambwira ko arimo arashaka ibyangombwa by'akazi ariko ubu sindongera kumubona sinzi amakuru ye ko namenye. Umva ndabakumbuye niba hari ibintu nibuka nkumva sinzi nabisubiramo nibuka nk'iyo twaturukaga cyagiye tuje iwanyu tuje kunywa amata. Umva amakuru ya mama wawe yajyaga aduterekera amata aryoshye byataye. Mama ashimura gusa byamubayeho shani mama yitabye Imana. Urabeshya mana we shaniri sori pe byabaye ryari se ko nabimenye shani yashize igihe ariko byararangiye. Imana mwihangane ntago nabimenye sibyo shani kuri nta kibazo ni bya bibazo by'amatelefone nabuze telefone urumva nta muntu n'umwe nyifitiye nimero ziwe ako nzabasura. Nta kibazo pe nese wari umeze gute ngo sha nta kibazo nese ngo uri murajya he shaniri ni ibibazo turimo mu rugo nyine ngiye ku murenge gato hari utuntu ngiye kureba shani nta kibazo ubwo nanjye nzakwitegura njya kuzambwire. Karibu Tesi. Amakuru se? Shabosi ni fresh kabisa. Ako nizimye mu magambo kabanze mwakira usanze ari kunywa amazi. Arakoze cyane. Ariko nizimye mu magambo. Ya gahunda nabwaje ubundi we na Mbufu bimeze bite? Shabosi reka mubwire bariya bapeti rero hari ukuntu bari gucumbagira gake gake ariko ndi kubagarura ku murongo. Ariko rega ziriya message ngiye unyereza ntabwo ngiye zikunda. Ngiye nyine ibintu bizima. Basi reka mubwire nanjye nagaruka mba nashaka kugushimisha ahubwo bariya bapeti bamaze iminsi bari gucumbagira mu kazi. Gusa wowe humura icyumweru gitaha tuba dufite umusaruro ushimishije. Ariko Tesi utekereza ahantu wavuye urahazi uzi ko ikosa rimwe ritoya ushobora kwita usubirayo. Amva kandi ubwo uratangiye oya rwose sinshaka gusubira hariya hantu ahubwo wowe ibyo ngibyo reka tubivuge mwibwirira uzamuzana boss mukuru ryari ariko nshaka kuza muri iriya timu yanyu. Erega ngiye akazura gashoboye pe kandi ndabibona ariko mba ndi kubitekerezaho vuba nga nshobora kuguhuza na boss. Asi wumva se ahubwo nimba hari inkuru ahubwo muzo numvishije zishimishije niyo ngirimo. Umva wowe nyizera nzakora neza kandi sinzagutenguha. Reka izo njuga zawe mani ndazimenyereye mpereza amafaranga kuri muri iki cyumweru. Ndayakohereza kuri banki nk'uko bisanzwe bikorwa. Utongera kunyinisha nk'ukuntu wanyinishije muri cya cyumweru gishize. Boss nyizera wowe nyizera kabisa. Okay ngiye hari indi diru nari ngiye kujyamo rero wisanga hano ni mu rugo turaza kuvugana n'ingaruka. Twahereye mu bintu byinshi wibagirwa kumbwira.
ubu noneho wambwira ni ibihe bisubizo byavuye mu byo wari wagiyemo? sha wahora n'iki nagiye nsanga umuntu ubishinzwe ntago ahari gusa nasanzeyo umumama ambwira ukuntu ngo babikora ukoresheje iriya telefone ahubwo ugenda uzanire indangamuntu ya mama nkwereke akira birebe. yambwiye ngo ni ugukanda ngo akanyenyeri 999 ubukwe ugakurikiza amabwiriza kamikore ndebe ko byemera Ubikore. aha ndabona bigiye gukunda shyiramo nimero y'indangamuntu barayimpaye